Eme bisobanuye neza nasubirizemo gato Kagege agifata umupira Eme bisobanuye neza ndashaka usobanura icyo kintu urebe distance ukuntu yari ngufi hagati ya Kagege na Tambwe stopa gato ni wawe byagufata direct agifata umupira wa mujene witwa Kagege usa n'ustopa akiwufata cyangwa se hari utu akiwufata nashaka hari abaturutse yego atangiriye image nawe atangiriye image yego reka bayimupase ustopa bayimuha yego urakoze reba hano Tambwe ari bari kumwe yego oya reba Tambwe uyu ntago ari Tambwe uri imbere Tambwe ni uyu nguyu yegeranye n'umukinnyi wa APR urabona hano ku murongo neza urabona ko Kagege afite umupira ngo ni Kiwanuka urabona hari Kiwanuka hari na Tambwe Kiwanuka ari kumwe na Tambwe uyu uri imbere ni Ganijuru ndavuga tutarajya box reba distance iri hagati ya Tambwe na Kagege ujya muri box uwegereye box stopira aho ngaho urakoze uwegereye box kurushundi ni Tambwe ngira ngo birebe neza urabona Kagege Kagege ni ufite umupira Kagege aracyari ku murongo uri kubona Olivier nyamara Tambwe niwe wegereye box ntabwo muri kubona Tambwe soko yamaze kuva kuri Kiwanuka ariko uzegera box aha ariko ikigiye kugutangaza namara gucenga umuntu yitwa Ganijuru reba amuteranya intambwe imwe ahita amutanga kongera kugera kuri baro warusobanuye ku kintu cyo kuba ari trera biragaragara niwe wegereye box nyamara uturutse ku murongo amutanze kugera kuri nya box ugize kuba niba atari ugenda gake oya dore ukuntu bimeze ugenda gake asa nkaho uriya umukinnyi uri gukina iyo role ya false wing cyangwa se umufoyeriye abagomba kuba electrical donc ni umuntu ufite umwuka mwinshi fata urugero rwa Atletico Madrid bo bakubwira ko bakinisha abamediateri babiri ariko mu by'ukuri ni abamediateri bane kuko abantu bakina ku mpande bombi ni abamediateri donatire undi muntu bikina ni Unai muri Aston Villa uzabona azavuga ngo Mark Jimmy no kuri inshuro ngo ari gukina ku ruhande mu by'ukuri ari gukina hagati uwo muntu yari electrical imufasha ikintu kimwe afite na skills zo kudefend kuko hanga turacyari muri ya football isaba yuko abantu bakorera na couverture umupira bari muri build up wowe uri kumwe n'umuntu atanze umupira nibyo uri gutekereza ko bashobora kumusubiza agatambuka ukanga kwita uhava cyane ariko sa nkuhagarika aho ngaho umuntu utatamwe guruwari hariya aba ari umuntu ufite skills zo kudefanda ari nk'ibintu byose yagomba gusoma nibyo nagenda gakeya ariko imbere ya Tambwe hari undi mukinnyi wa Rayon Sport wasangaga uyu mukinnyi witwa Byiringiro Gilbert ku buryo Gilbert ntiyabuze kuza gutambuka ngatsinda igitego cyangwa nanatanga cross reba defense ya Rayon Sport ukuntu ihagaze byari biri like yuko bari buze kuza gusa impaka nk'izi ngizi nzanzura mvuga ko akwiye kuza VAR nyine reka tubanze tuyisobanure neza mu gihe idahari tubigenze ikosa nyine ryo ryakoze ikindi kintu cyiza reba hano yongera dusubirizamo nashaka stop mbere yo kumukubita ubuze ikintu cyiza cyo kuvuga ngo ese ubundi iyo Tambwe aza kureba movement APR ifite abakinnyi babiri muri box ifite bane hari n'uwaje ariko hari n'umuntu waje gufixa Kagege urabona Kagege mbere yuko amukorera ikosa urabona uno mukinnyi uri imbere ye neza uri imbere ya Kagege urabona Kagege ari kumwe na Tambwe yego abantu bari kubona umuntu ufite umupira ni Kagege ari kumwe na Tambwe ariko imbere neza ya hari umuntu waje kubloka waje gufixa Kagege kugira ngo adatambuka ikintu ugarutseho cyiza bafite abakinnyi bane muri box bandi basigaye kandi bahagaze neza ku bakinnyi babiri ba APR no ngo iri kosa nanone ntiryabayemo gusoma movement za bagenzi bawe yabaye abatoza batari batavuga ngo iri bet donc ni kosa kuko uyu muntu muri imbere nta nari bumunyure murebe hari umuntu muri imbere neza uri bumufunge utari butume abasha gukora igambire nk'iburayi muri penalty bivuze ngo yigaruye muri penalty nabwo yafatwa n'umuterera unayizamuye zose y'abasionema ya Rayon bari bahagaze neza bya bindi twavugaga kuri APR bakoze amakosa yo guhagarara reba abakinnyi ba Rayon reba ukuntu bari kuri yaba Yusuf yaba ngo nta mukinnyi wa APR n'umwe bari mu uri kwibona ko bari gukontra movement z'abakinnyi ba APR kandi ni benshi ni batatu kuri babiri bakagira n'undi mukinnyi extra wa kane wakuraho baro yagaruka muri penalty nyuma akanongeye gukora bakajya n'uwagiye gukora block nukuvuga ngo in other words Kagege muri box APR ifite abakinnyi babiri yapasa kontra abakinnyi bane ba Rayon Sport cyangwa batanu bakuraho ahangaha credit witwa Kagege nawe ubwe ashobora kuba ararebye muri box avuga ngo ninyishyiramo baro biranga nta musaruro itanga ahubwo reka njyeyo umuntu ashobora kungwaho no tugaruke kuri hagize ubwenge n'ubwenge bwa Kagege ariko iri kosa kuri Tambwe ryo ni kosa hari abari bapozingiye wenda yongera ahagaruke umusifuzi arareba action neza
sinzi impamvu umuntu ashobora kujija umusifuzi ko atabibona kandi ari kubireba nashaka stop n'amaso. ino image nyene kuyizominga bigoye biragoye ko yayizuminga ariko umusifuzi arareba igikorwa ikintu gihari rero yahise avuga ati penalty reka nkubwire ishyirwe hariya nibyo penalty kuyisengura biroroshye iri kosa kuba ari ikosa byose turabihuriza ko ari ikosa yego sibyo icyari gisigaye ko ari ukujija ngo ni muri box ikosa ryabereye nubwo ariho umuntu yaguye cyane ntabwo ari muri box buriya njya nkunda nk'ibi bihugu biteye imbere no bifite VAR ikintu utari siri 100%, ufata icyemezo kiri minimum hanyuma ukaza gukonsulta VAR ugafata icyemezo cya nyacyo iyo utazigize uzabirebe nko ku ma offside hari igihe bareka sikamanzi karanje bagatsinda igitego hanyuma kaza gucekinga kuri VAR aha ngaha nta VAR nka match ejo Karafiori yahise agiterekamo half time aha ngaha baze kwishima basanga harimo mu by'ukuri ahantu Saida ahagaze n'ahantu Tutu yahagaze pe utari capable yo gusoma ko uyu muntu ari mu kibuga ikosa ryabereye muri surface de réparation cyangwa hanze ya surface de réparation byabereye ikibazo nimero nabibonye ntuza yabanje kureba gusifura yego cucuye bisa nkaho ari bitekereje yabitekererejeho kuko n'abari bari hafi bati bishoboka yuko ashobora kuba yaramubwiye ati egeze imbere indani nayirekure turebe arbitre hirya niba arahise amanika igitambaro yinjira nta gitambaro yamanitse ariko se n'amakomunikasiyo bari bafite nyamara itonde hagarika injira betse igitambaro ntarakimanika umuntu araguye komeza komeza rekura turebe niba ukaza mu kibuga turebe ntacyo yamanitse ntacyo kereka imbaraga ariko yabanje kubireba yarabirebye aratuza araceceka irangira avuze ngo ni penalty so ikintu gihari bisa nkaho yarizeye yuko Saida ari icyo ari buze kumubwira reka manike igitambaro kuko ubundi umusifuzi yariya yakagombye kuri jijoma yuto cucuye ko yakagombye kuba ari ahantu ahagaze ariko arahagaze n'ahantu rwose abibona heza yari kumwe n'umuntu yari hafi distance ahantu abireba nta kintu kimwe wavuga ngo njyewe rero muri jijoma yanjye uko nabibonye ngendeye ku mashusho nabonye ubwo nifashishije amashusho kurumva bano ni akazi kabo musifura kuko hari ibintu umusifuzi ahita akubwira ngo urabona ngo ariko ngo muzi ko mwebwe ngo mujya kujija ngo mwabanje kureba ku mashusho no sinjye ndi umusifuzi Olivier oya ntabwo ari akazi kawe ntabwo ari akazi kawe yewe ndagusesengura uko wasifuye ibintu byawe uko bigaragara ikosa rya Kagege ryabereye hanze ya surface uko bigaragara yari no kumukorera yego yaguye muri surface ariko ntabwo yaguye muri surface reka dusobanurire abantu neza babyumve turabyemeranya nibyo nta kinyoma kirimo confusion ishobora kuba yarabaye anapozinze wenda gato twabibona kick contact yarabaye kandi Kagege yari ku muvuduko mwinshi ariko icyo twita point de contact aho umukinnyi yakorewe bwa mbere point de contact aho byabereye aho ikosa rishyirwa yego aho byabereye ni inyuma ya surface ahubwo kuko neza Kagege yari ari kugera ku murongo neza kugwa kwe kwabaye muri surface wese rwose abantu babyumve neza ndi ku muvuduko mwinshi cyane ndi kwihuta urabona ko karihutaga cyane umuntu ansunitse n'ukuboko no mu kunsunika urumva arankorera icyo bita kongera umuvuduko none se uri kubyumva Olivier uri kuza wiruka umuntu aragusunitse kandi n'umukinnyi hari icyo bashaka naga contact kandi nawe yiforusanye nibwo bwenge nyine ubwenge no ngo ibeshye ugiye igice cy'umubiri cyawe nomba kinyegereye ndahita ninaga rero nje navuga yuko point de contact nubwo yabereye inyuma icyateye umusifuzi kugwa mu rujijo kuko wa mugani ako kantu twakumva wowe urabisesengura wabirebye nyuma ariko we ni umuntu nyine bamva ariko ni umuntu niyo mpamvu ari we yego uri muri iyo match ikintu atabashije kubona ni uko umuvuduko wa Kagege ari utumye agwa muri box kandi kure kuko erega reka nkubwire buri ikintu cyabaye cyamuteye gushidikanya cyane kwibizera ko ari penalty narekura ishusho ureba ahantu yaguye ni muri box ariko mo indani kure nashaka rwose arekure director urebe ukuntu agwa wese kandi agwa muri box mo ndani urabona ahantu umuntu aryamye nta gushidikanya ko kuvuga ngo hari ukuguru kuri mu murongo nta gushidikanya ko kuvuga ngo ari inyuma muri action aho twahereye hose Kagege impeccable none niyo kugwa umusifuzi nawe impeccable kugwa kwe kwabereye neza indani muri surface ariko point de contact yabereye inyuma ya surface so byukuri ntiyakabaye penalty
ariko kwibeshya k'umusifuzi kwaturutse kuri icyo kintu nyine cy'umuvuduko udasanzwe Kagege yazanye noneho aho igikorwa cyabera umusifuzi yarebye ahubwo ijisho rye ryatize cyane kuko Kagege aguye aba ariho yibeshya ko naho action yabereye. N'akantu kajya kanaba ku kintu nk'icyo ngicyo cy'urujijo, umusifuzi akavuga ngo nimfata riske avuga ko umwana ugoye gutyo uryamye muri box gutya avuga ko atari penalty kandi yarareba akavuga ngo ari n'ukuntu rero bano basifuzi bana balance match bose njye kuba ko hano yakoze icyo balance match ukaruka bango mu by'ukuri hari izo le moment fort donc iminota igoye ubundi mu mupira itanu ya mbere ku gice cya mbere kirangira itanu ya mbere igice cyakaba kigaruka ndetse n'iminota 10 ya match na nyuma yo gutakaza igitego cyangwa kugitsinda. Reka kukuvuna hari akantu uvuze keza ko kujera, reka dusubize ubwenge inyuma gato. Cucuri bwa mbere ahanwa bwa mbere ko Cucuri ubundi yari umusifuzi wizerwa kandi nanjye ndamwizera niba sinavuga rwose ko hari bias. Oya nta yacitse muribuka ko ahanwe kuri match ya APR na Mukura bavuga ko yagombaga kuba yahaye Clement ikarita y'umutuku banavuga yuko Mukura hari n'igitego yangiwe. Kandi ariko ko niko byari bimeze murabyibuka niko byari bimeze ariko aco muri Kigali ya Mukura na APR murabyibuka. Yego uyu mugabo yahanwe bivuga ko yarari kuba aha APR faveur. Reka tubyite gutyo sibyo. This time around kuvuga noneho ngo APR wenda abonye penalty yagiyiha nanone yagiraga impungenge nazivuga ngo babyenterpreta bavuga ko noneho nabaye nk'umuntu wakanzwe none nayikashije nkana kugira ngo niyambure icyo kintu kivuga ngo ni associate nayo wenda aba tempted cyangwa se yisanga ari muri position wenda yo kuba icyemezo cye cyajemo gupeza amaranga mutima ye nk'umuntu kuko reka nkubwire ibintu bibaye mu masegonda ibintu byirutse mu bwenge bwawe gutya buriya decision ufata kenshi kugira ngo ibe ifite ukunenda yaza gusanga iri controversial somehow ni imitekerereze wari ufite mbere yo gukora icyo gikorwa. Nango niba mudezenye wenda tuvuge kwa kabiri n'urugero akayimenya umunsi cyase kwa gatatu match kwa gatandatu ayo masaha 72 arimo hagati yo Olivier abafite ibintu bimuzenguruka mu mutwe byinshi buriya niba basenga mana sinzagira ikintu kiniki bongera kuvuga ngo nibe APR ariko akanaba afite ikintu kivuga ngo baba wenge se none ngo APR bavuze ngo yo nayiri umuntu arwaniramo ibintu byinshi buriya icyo nakwita nka execution gushyira mu bikorwa kiriya cyemezo gufata umwanzuro. Yego wenda abonye image akabona yibeshye ushobora gusanga mu mutima nubwo ataza ngo abikubwire wenda ariko image igaragara neza uretse ko yabitagaragara neza ariko impamvu nyine no penalty nigeze nyitendo twanabijyane nari ngingo umuntu wese hari ingingo yambwiye ngo ngewe ntabwo najija cyane penalty ati rwose sinkubiri nkurikije uko scenario ya penalty yagenze umusifuzi byashoboka ko yakwibeshya simba ifiteho ikibazo ntabwo nditereza ko harimo influence yindi wibina ahubwo atakari ingingo aravuga ati kinyereka ko nge imisifurire kuri rero yagenze nabi ngo n'umutoza wa leta ari nabyo yavuze no muri press conference ahubwo bari kumuha umutuku yavuze ngo ama decision ya 50-50 yose reka wasangaga afata uruhande rwo gahera avantage kurusha leta yari kuvuga zose yiramantagaho no umva wari ingingo tinda cyane umva wari ingingo yarakariye cyane izo detail reka ngwe noneho action kuri basane wenda tureke nahari ingingo yavuze tureke utuduto icyo ni ikintu gikomeye umva icyo ingingo avuga jewe nakubwira nanjye aho yagomba kubona ikarita itukura oya bure hari ingingo oya bure tubanza hari ingingo yagiye ubwe asunika Rulisa na nyine nuguserera nyine kuko yaranze uburakari yego ari kwibona ariko banza umva impamvu hari ingingo bitumushyigikiye yakoze ikosa nk'umutoza w'umusine ntabwo agomba kwata erega banza ubyumva gukora ikosa yararikoze no kumumundo barawumuhaye wenda ushaka no kumutuku bien je vais bien nibyijana ku ijana ntabwo tuvuga ngo bamo kumusunika ariko nawe wireba gitera reka tunarebe n'icyabimuteye hari ingingo arakubwira ngo umuntu witwa Ruboneka yari afite karita y'umuhondo yego mwimbe ndikari abapasa Didier umupira atangiza contre attaque yambutse umurongo w'abagenzi ikibuga kabiri yinjira muri kaya AP ariko ubona abakinnyi babiri bare
afite uyu Yves Hepfo. bita Rutsiro ku ruhande rumwe, urundi ruhande nabwo Hepfo rero Basani. afite Basani, afite Basani nawe amaze abakinnyi gufungura. abiri. ari mu nzira yerekeza nyine ku izamu rya peri ngo abapase bagende batsinde. ko APR yari isigaranye abadefanseri babiri gusa. Ruboneka afite umuhondo, APR ifite abadefanseri babiri, umwe ari kuri Yves Rutsiro undi ari kuri Basani. Nta n'umwe muri bo wakwiyangaje ngo asohoke aze gufikisa Didier Tayica kuko nasohoka bose banasubiraga inyuma. akivayo Didier ari guhita yishyira aho ngaho uvuye akaba arakurangije. Ikintu rero agaya ni iki? Ruboneka ufite umuhondo yaturutse inyuma ya Didier kuko APR yari yagiye gutsinda, aza yiruka kuko niwe umuntu wari ufite umuvuduko, akurikira Didier amuturuka inyuma aramukurura bigaragara, abuza kontra atake. Ubyumve, iyo upfushije kontra atake ya ekipe cyangwa se iyo wishe kontra atake ya ekipe, interpretation iravuga ngo udinayinze uburyo bwo kujya gutsinda, ni karto jaune, ni denying, ni ubujije ekipe action yo kujya gutsinda. Igihano ni karto jaune, yari kuba ya kabiri isanga iyo yari yabonye mbere ikaba karto rouge. Icyo yakoze Cucuri ni ikirere, ari naho nanjye nakunze icyo cyemezo rwose, aho rwose Cucuri ni inshuti yanjye, ariko no, yari decision iri ku ruhande rwa APR ikasariyo. Cucuri yabonye ko bibaye, hari umukinnyi wa Rayon wari wavuye w'umudefanseri inyuma, asubira kureba muri defense, ikarita y'umuhondo ya kabiri n'umutuku ajya muri defense, ahita yigira nk'umuntu ugiye kureba ya action yabereye muri defense y'umukinnyi wa Rayon wababaye, ahita anahamagara abaganga, asa n'umuntu umaze icyo kintu nk'umuntu wagiye mu kintu cya urgence cyo gutabara umukinnyi, yamara gukuramo karito jaune ugahita ukuramo n'umutuku, ni 10 seconde, ni tanta. Urabibonye ko abujije ikipe kujya gutsinda, wazamuye ikarita ya kabiri y'umuhondo, uhise uzamura karita y'umutuku, ugahamagara abaganga niba ujya kwita ku mukinnyi wa Rayon Sport, kuko kutekora icyo kintu iyo action niyo yari no mu minota, iyo impamvu ya action yayinjinga mu babaje, ese no kuri penalty yari kontra attack, yari mu minota ashakamo igitego ko yanyuma. Reka tworoshye ibi. Ubundi avantage ya mbere yo mu mupira w'amaguru ni igitego, avantage ya kabiri ni ukugabanya le nombre ya adversaire, donc kuvuga ngo adversaire abonye umutuku avuyemo. Nimba habaye ikosa, njyewe Aime bankorera ikosa hano, umupira kubwo amahirwe ufashwe na Rigani yanimye contre attaque, ngo nimba yanimye contre attaque bakamukorera ikosa ryakagombye kuba ryavamo ikarita y'umutuku, ikiri avantage si ukugaruka kuri njyewe muryamye muri defense ngo muze guhaniraho, ahubwo ikiri avantage nyirizina ni uguhanira ikosa iryo rindi ribaye muri ya avantage na contre attaque, hanyuma nkabona ikarita y'umutuku nkasigara nkina n'aba bantu 10. Dore ikintu cyari buze kuba cyanagombye nanjye cyandakaza ndi hari ingingo. Ikipe ya APR already ifite ikibazo ndi kwimenasa muri mediane, Elema yangoye iri gutravolinga muri iyo mediane, iri kuntera ibibazo n'uwitwa Ruboneka Bosco, sibyo avuye muri iyo match, umutoza agiye gusigara atekereza ndamusimbuza nde, biragenda bite? Icyo gihe mu minota nk'itatu ku ikipe iri gukurusha nishobora no gutsinda ibitego, yabishyemo iminota kandi ya action yashobora ikintu gikomeye Rigani, icyo cyo ndakeka iyo action wabonaga ko apari yo kuba ari action ubwayo yari down, yiti isubiza inyuma ya cyane cyane, ariko urakoze Aime, umufana agasohoka muri stade ari Britain muri APR. Naje kuganira no muri APR, banga bati Rayon iri gutinda kuri karto ya kabiri ya Ruboneka, ati rwose bagomba kuyimuha, atari ko muze kubireba ko Cucuri hari n'indi karita nanone atahaye Rishari yagombaga kuza kuba nawe ihita imukuramo. Oya, ni ya kabiri y'umuhondo, ya kabiri y'umuhondo, aravuga ati Rayon hari naho barwanyerega bira byo kurwana byo, yari kubaha amakarita y'umuhondo, nawe arabyorera ajya kureba ahubwo hari ingingo abari wa, navuga ko Cucuri bumva ko gusifura match ikomeye bikagenda neza ari ukubalansa. Reka nk'ubu urugero, ikarita y'umuhondo yagomba kubona bari kawo yagiye kuyiha Emery, Emery yaje iri jambo mavuze niko Cucuri ateye. N'abashaka ko hari ikipe iza gutaha ivuga ngo yafashe icyemezo ngo ari njyewe ngo ntago yagize, urabona nk'ubu ngubu trust me, iyo biza kuba APR iri kudomina Rayon Sport na 100%, ira penalty nyeri bize kwita. Yego, nubango hari ukuntu ureba ukavuga ngo n'ubundi uko bigaragara muri physionomie y'umukino, ikipe ya Rayon Sport iri capable yo gutsinda match, sibyo? Ikipe nimba yari avantage ibonye nkaba nari siri 100% ni nabwo bwa mbere nahageze,
Yego. ninyikasa nkazasanga yariyo ntabwo hari ikintu ngenshi bacocuri ariko nkurikije ibi bintu by'i Kigali ukuntu biteye ntabwo ari byo ntabwo bikwiye kugenda yego hari ikintu mushima cyo kuba agerageza wenda akantu ko kubalansa kwirinda ko hari ikipe izamwishyiramo iteka ariko dukeneye nanone abasifuzi bapurika nyine itegeko bakaryakurira niyo mpamvu abandi bavuga ngo twagakeneye umusifuzi w'umunyamahanga Olivier hari muri Tanzania ejo bundi basifuriye n'umusifuzi w'umunyamaroke hari ukuntu bamenyereye nyine kwigusa biryanisha uzi ukuntu ababigenza we ntaba abyitayeho yagisifuye bya cyane we yasifuye bya cyane yabatumva tugende noneho bose kuko nta n'umwe ari kugira akantu asa n'uworoherezamo muri Espagne nta muntu yigeze kompleyini ikipe yaratsinze indi iratsindwa bariyakira twe rero dore ikibazo kiba kiri i Kigali aperi bita akajone ya rishari ariko na rika bita kiriya iraboneka ariko rero siporo kukiteka nyine bisa n'aho ariyo wumva isa n'ifite ijwi riri hejuru cyane wenda iteka ku basifuzi njye mpora mbivuga ko si uko yari imiseke igoroye si uko itajya yibirwa ntabwo hamaceme tuziziranyeho nyinshi hano no muri shampiyona urabona ko nanone abasifuzi bafata ibyemezo bibogamiye kuri reyo nanone na aperi ni ibintu bisanzwe ko tubona ibyemezo byinshi bibogamiye kuri aperi muri shampiyona ahubwo modo z'ukuntu izi kipe zubakitse zombi Rayon Sport ni ikipe iri popirere reka nyite ikipe y'abaturage nubwo na aperi nayo nyine nubwo ari y'abasirikare ariko nayo ifite abaturage bayikunda Rayon Sport nyine iba muri pozisiyo yo kuvuga ngo mama se ko ari abanyembaraga kuturusha ubwo batugeneye nyine umusifuro ugiye gushyira muri logike si uko iteka reyo yibwa ariko nyine niyo iri muri pozisiyo yo gutaka kuko niwambwira ukuntu ikipe iyoborwa na generale yavuga ngo mama se ko batugeneye bandi ninde wundi wabageneye so muri rusange rero ni ikintu kitabura bijyanye n'uko nyine structure y'amakipe yubakitse ibyo bizaba ku ikipe ikennye nihura n'ikipe ikennye uzabyumva za piramide zirakuvuga ati iyi kipe arayire ko ari ikipe y'ubukombe ifite abafana benshi iraturyamira iratwiba ibyo ni ibintu bibaho cyane njye sindagira ikibazo cyane ko twananiwe kubona abasifuzi mu Rwanda oya sindabona za skandari zageze aho umuntu avuga ngo si ibinyamupira sindabona za skandari muri deribi navuga ngo inka icitse amabere ibi ntibibaho hahandi abantu bose bumirwa ibintu biba biri kuba biba biri debatable kuri reyo kuri aperi sindabona skandari idasanzwe yatuma dukenera umunyamahanga njye ahubwo ikimbabaza ni ikingiki nuko iteka mu maderibi yacu tuganira ibintu bitari umupira ahubwo ibyemezo bijyanye n'umupira nanone hari ukuntu usiga tubana muke akenshi impamvu njye ndibuze kucyemera icyo kintu ingingo yanjye ya nyuma muri realite kugira ngo dusoze ikiganiro nureba icyo umuntu akuramo muri deribi karite nyine muri kujyaho uzasanga turibuze gusigana ibyemezo byose yego hari kubera ko akenshi muri deribi yacu nimba ari ugutinya nimba ari iki nta mupira tureba hari amahirwe dufite ko aperi igikombe ku nshuro harya si ya karindwi ni iya munani igiye kugitwara izaba ari iya munani izagitwara nta n'ikizayibuza kugitwara Rayon Sport nayo birashoboka ko yatwara icy'amahoro cyangwa se ikaba n'iya kabiri zigasohokana ishusho yazo ukurikije na shampiyona turimo twitegeye aya makipe ku rwego mpuzamahanga nyafurika ko byibuze dushobora kongera kubona azamura bareka cyangwa se azamura noneho kagati kamanutse akongera kagasubizaho kahoze dufite amahirwe amwe akomeye yuko muri iyi shampiyona hacu isezo hajemo aya makipe asanzwe akina ibyemezo dushaka urugero nk'ari Hilal mu by'ukuri twese niyo tubibonye muri shampiyona twareba ari Hilal ikina twareba ikipe ya Rayon Sport twareba ikipe ya APR tubona ko ari amakipe atari muri klasama sibyo buriya mbere tugifite APR dufite ikipe ya Rayon Sport zo ziri kudomina shampiyona yacu hano ngaha mu Rwanda ndetse na polisi twaravuga ngo ariko ko tubona akomeye hanze bigenda bite ariko mu by'ukuri twaje gusanga aya makipe yacu adakomeye bari raporo y'izo ekipe zisanzwe zikina iyo nini ari Hilal bikwereka ishyiramo ikipe ya kabiri ikaza ikazonga Reyo ikayitsinda ikaza ikazonga APR ikayitsinda bivuze ngo uyu munsi sindi buze kubirebera muri image ya derby ntabwo ndibuze kubirebera mu cy'abantu bari buze kuza gukora kugira ngo bareke ko barata donc bagira kuri rwa rwego rw'iyo kipe yari Hilal iri gukina muri shampiyona y'u Rwanda uyu niwo munzani mwiza kuruta ikindi gihe icyo ari cyo cyose burya twaribeshyaga nkunda kuvuga ngo shampiyona yacu iragoye mpamvu kuye kurebera muri derby nuko ariyo ma equipe dufite ahagarara derby rega nkubwire nk'urugero
nk'ubu mushobora gukora nka match hano y'abantu muri radio no muri televiziyo kubera ukuntu muhanganye wareba match ukabona match abantu bayikaniye ariko muri realite niveau ya competition nayo birimo sibyo rero na APR kuba zahangana zirahanganye nyine nk'amakipe afite iyo rivalite guhangana ibyo bikombe ariko standard bahanganaho ni yihe nicyo ndi kuvuga nese ejo ntabwo twabonye Emelec itsinda ikipe ya Al Hilal ariko muri realite twese turabibona ko ikipe ya Al Hilal ikomeye kurusha Emelec rivado match ya derby ntabwo ikinwa cyo kuvangura urabona karite urabona ibindi ahubwo karite y'ama equipe yacu tuyibona nyine muri shampiyona aho ikipe nyine nk'Al Hilal ishobora kuzika kudominuka tubona ko utari kuri uru rwego so inshuro zose twagiye tubyibeshyaho rero ngo twabonye derby ikomeye ngo sinzi ngo Rayon Sport ngo atsindiye Huye ngo Telefone ngo ateri bitatu ngo ejo bundi ngo ikipe ngo APR y'abanyamahanga ariko muri realite twese turabona standard ya nyayo standard twaragenayo twabona nayo makipe ugasanga nka APR igize imana chance imyaka nk'ini kurikiranye tomboye ikipe ya Pyramide ikuyemo hakiri kare tuvuga ngo ariko ngo APR irakomeye ngo ariko ngo arakanu kaburaho gatoya ngo urumva harimo n'amahirwe make guhura na Pyramide ubu si Huye na Al Hilal njye kintu wakwibuza yamaze kujya kuri standard ya Al Hilal igihe hari cyo ni kimwe ubu tubonye test nziza muri shampiyona kuri aya makipe yaje burya twibeshyaga urwego cyane nibi bya derby nge mbibona muri ubwo buryo shampiyona yacu ngewe mpora myivuga mu ijambo rimwe iragoye kwikina ntikinika ariko ntikomeye muri karite ntikinika ni statement ikomeye kudakinika n'uguhura na Rutsiro ariko ntikomeye byo kuvuga ngo karite ariko wasohoka wahura n'ikipe ku mugabane wa Afurika ikakugora liga aya makipe yombi afite abakinnyi benshi bari kurangiza amasezerano urabona nihe bakwiye kubakira kugira ngo kurikije uko tubabonye iyi sezo tubona amakipe noneho akomeye ku rwego rwa Afurika mu minota ikintu gikomeye ntabwo ari ukuvuga ngo uyu mwanya kana kazagenda uyu mwanya uyazagenda bongerera uyu bareke kongerera uyu nabyo twabivuga yego ntacyo bitwaye uramutse umbwiye ngo Rayon Sport ikeneye kongerera umuzamu Olivier amasezerano biri obvious buri wese arabibona ko ni umuzamu mwiza bakongerera uramutse umbwiye ngo Chimanga ufite amezi 6 bayongere 100% rwose umbwiye ngo Sudani yamwongerere hari abakinnyi nyine nawe ubona ariko umbwiye ngo Vininho yamwongerere nakubwira ni habi umbwiye ngo Bangara yamwongerere nakubwira ni Bangara akaba yarageze mu rugo umbwiye Ben Aziz Daw nakubwira nti uyu muntu aracyakora iki Kigali hari abantu nyine twese tubona ko batabaye productive ariko aho bazagura hose ko bagura Emma bivuze neza ikibazo cyo kuvuga ngo narekura 4 nkazana abandi 5 cyangwa bangahe nzana abandi kalite icyo nicyo dukwiye gutindaho ese tuzana abakinnyi bari kuyihe nivo ese ubundi ni gute twisanga nyine Ben Aziz Daw yaje mu ikipe ese ubundi ni gute twisanga Bangara imyaka 30 urimo kugana muri retirement ikipe ishobora kumukoraho gambling ikamutanga amafaranga muri buriya buryo ni ikikwereka yuko nyine amakipe yacu afite ubushobozi buke kuko buriya nta wanga ibyiza nuko abibura Rayon Sport yakubwiye ati no none se twari kugura abakinnyi tudafite amafaranga niyo mpamvu twafasha bari ahantu badafite amakipe tukabazana harimo n'ubumenyi buke ubwo bushobozi none se reka nkubaze nyine uriyo mpamvu wabuvuzemo wowe n'umukinnyi ushobora kuza agakina nka Tambwe harimo ubwo bushobozi buke ariko akamenya n'ubwo bumenyi bwo kumenya ngo ndakurikiza iki yego byombi birimo harimo bibiri icyo uvuga rwose turacyemera ubumenyi wenda gukora icyo twita projet ukavuga ati ngiye kuba ikipe myaka 3 myaka 5 zabigeze hano ndasinyisha abakinnyi bangana gutyo wenda bato mu myaka bari kuri no niveau ndagura nde ndamusinyisha imyaka ingahe ninde umugura amugura ashingiye kuki afite ubwo bumenyi afite izo skills rwose nibyo ndabyemera nibura ariko hari amakipe tuza atagira amafaranga menshi nk'ariya y'ibigugu ariko akora amaprojet meza kandi akagura neza kandi agakora amaproduit akomeye ibyo turabyemeranye ariko kandi nanone erega Reyo y'ubyumve iyo nkunda no kuyisabira akanyenyeri mu gihugu hayigera ishirirwa buri hano kuvuga ngo mfite make ariko rero hari igihe ishirirwa Rayon Sport hari igihe ibihagaze zeru Rayon Sport ikavuga ati dufite amafaranga zeru ariko ukabwira rero ati currency mu manyarwanda mufite zeru reka kuvuga ati none ibaza ikipe igera hano ikavuga ati twe tumaze amezi 2 tudafite imishahara abantu nibahembwa buri muri recruitment ngo tugura abakinnyi bivuga ngo zirirwa tusohoka ntitwakwirirwa tukirenza ingohe one of the things byahinduye umupira w'abaturanyi muri Tanzania bigasa naho bagize upgrade nanone n'ubushobozi faranga nacyo ni ikintu tutatereza kuko Reyo ibaye ifite uburyo yarivariza kuri market nkuko APR wenda igerageza wenda nubwo nayo wenda haraho yiminga haya ahari
hari n'akantu ka karite kakwiyongera konge uko mbireba si uko Rayon Sport ari ubumenyi buke gusa ariko n'ubushobozi hari igihe buyizitira. Yego dusoza ubwo mwanzuro nuko tuzabona conclusion. Okay, ubushobozi bwabo bushobora no kuboneka, ubwo bumenyi se bwo buzaboneka nabwo bijyanira akandi kanyuma nabwo bushobozi tuvuga bwandi makipe nayo muri buzegura niyo management nandi kuvuga ifo yuko tugomba no kumenya management y'abakinnyi. Aka kayo turavuga abakinnyi b'abanyamahanga baza mu Rwanda ngo nimba ari made in Rwanda nimba ari iki abakinnyi bagakangirika bakarangira, ariko nibo bireba neza nta warahiri ari hirari urangira aracyari babana. Uzi icyo bivuze? Management yabo nisa hano hanze twingana. Yego ari uze kuza ari Memere Dao bakubwira ati byararangiye, umuntu yararangiye bavuga ati nazizi basana cy'Inyarugenge bigenze bityo wakwibaza ngo kucyaba iwacu binanirana ahandi ho bigakunda. Turacyari mu rugendo rero, birumvikana ko derby yabaye yanarangiye, tuzanareba wenda n'izindi match nyinshi, ariko ni uruganda dukeneye nyine kubaka kandi duhere muri secteur nyinshi. Icyo twemeranyaho twese ni umupira wacu dukunda kandi twemera yuko aho uri nyine rero tugomba kuwurebera, mujye munawitabira uko uri, noneho tugende tugrowinga gahoro gahoro, ubwo bushobozi buboneka, ubumenyi buboneka, ubwo buhanga bwa management avuga buboneka, tuzagera wenda natwe dushobora kugera aho twagera, aho tuvuga ngo kame mwara aho tuvuye hari naho tugeze, ariko hari naho tutazanagera by the way, ntabwo tuzagera aho Abongereza bari. Kwako none se tuzagira umupira wacu uzemo amamiliyari y'amadolari. Uzi ibintu byinshi, hari n'ubukungu bw'igihugu. Twavuze ibintu byinshi ariko nuvuga ngo icyo nshaka gusezeranya abajyanye ya Rwanda ni kimwe, njya mbona bahora bareba ubuzarebe mu Bwongereza. Dore ukuntu umuntu yakoreye evaluation yeme, nuvuga ngo nateye agatambwe gato mvaha byibura ngera. Nawe iyo ugiye gufata ibintu byose byo mu Bwongereza ngo nkabo bagira VAR ariko VAR ushobora gutwara $30,000 by'amadolari kugira ngo iyo ntuzi function neza wenda twemereye kadusoreza $30,000 by'amadolari, ariko mukubijya kugira ngo communication ibe efficace, ibikoresho biki abafite skills zo kubikoresha n'ibiki erega ubona bari abatipe bari kumanuza muri control room. None se zira image baraziha, wari uzi ko abantu bakora baba bakameye nivo bari burayizi? Ntabwo nyine tuzabyuka ngo tujye mu ijuru, twishimire agatambwe gato byibara nitugatera. Icyambabaza nuko twagoma aho turi, ariko nitugenda tuzamuka dusoza hari ibintu bibiri ngiye nshaka gushima. Icya mbere ni abafana, ubona ko bamaze kujya standard iri hejuru. Ikindi cya kabiri ni Rwanda Premier League bari kuba smart, hari akantu ka smartness kari kuzamo cyane cyane muri zirande. Wakoze cyane Aimé, wakoze Olivier, asante. Yego dushimire n'abadufashije muri rusange gukora iki kiganiro kugira ngo kibageraho 5 kuri 5. Tubifuriza gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro Televiziyo Rwanda yabateguriye. Cafe Sport n'akagaruka.